maze kwandika inkuru nyinshi zivuga ku rukundo rw'abantu batandukanye. Muri izo nkuru wasangaga abazivugwamo wenda barahuye n'ibibazo, urukundo rwabo rukarwanywa, ariko akenshi byarangiraga ba bandi barwanywaga babanye nk'umugore n'umugabo. Icyo gihe inkuru yasaga n'irangiye. Ariko se koko inkuru ibirangiye? Naje gusanga burya kirya kiba gisa n'aho ari igice cya mbere kirangiye, kuko ubuzima bundi baba bagiye gucamo nabwo ubwabwo baba buzavamo indi nkuru ishobora kurangira ukundi gutandukanye n'uko iya mbere yarangiye. Mbere yo kwandika inkuru nabanje kuganira n'abantu bubatse nabigeze kubikora, ariko bikaza kuba ngombwa kuba bihagarika bitewe n'impamvu zitandukanye. By'abo bantu bambwiye ibyo nashingiyeho nandika iyo nkuru, kuko bamwe muri bo banansanyije ubuhamya bwabo. Nizera ntashidikanya ko iyo nkuru uzayikurikira kuva ku ntangiriro yayo kugeza ku musozo wayo, yaba yubatse cyangwa biteganya, izamufasha gutekereza ku cyo kubaka urugo ari cyo, kuko atari inzu abantu babamo cyangwa uruzitiro rukikije aho hantu baba. Oya, tubahaye ikaze. Iyo nkuru yitwa Nyuma y'ubukwe, iki ni igice cya mbere cyayo. Turagusaba rero kubana natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo wayo. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo kubikora. Ngaho bikore ubushyigikiye izi nkuru zacu. Niba wabikoze, tangira wumve inkuru. Kirezi na Minani mbere yuko babana bari barabanje gukundana igihe kinini, kuko bakundanye imyaka nabo ubwabo batari bazi. Gusa yari ishize umwe abwiye undi ko amukunda yari 5. Yari imyaka mu by'ukuri myinshi, ku buryo ikijyanye no kuba umwe yabaza imico y'undi byaba ari ibintu byumvikana. Imiryango bavukagamo yari isanzwe iziranye, iyo habaga ibirori barashyigikiranaga, hagira n'ugira ibyago bagatabarana. Ubwo bucuti bw'ababyeyi babo bana busa naho ari bwo bwabaye imbarutso y'ubucuti bw'abana babo. Iyo miryango yarasuranaga kenshi, kandi birumvikana ko iyo bajyagayo batasikaga abayigize. Muri icyo gihe Kirezi na Minani nabo wasangaga babonye akanya ko kuganira, n'ubwo ibiganiro byabo ahanini byabaga biganisha ku bana bigana cyangwa ibindi bintu byoroheje. Gusa ko umwana aganira na bagenzi be, wenda bakamubaza niba afite umukunzi, yaba Minani yavugaga ko umukunzi wari Kirezi, kandi na Kirezi byabaga ari uko yavugaga ko umukunzi wari Minani. N'ababyeyi babo barabibonaga, gusa ntabwo bari barigeze batekereza ko muri ubwo bucuti bw'abo bana hari kuzavumbukamo ikindi kintu. Minani na Kirezi bamaze kugera hejuru, bose batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza, maze bayakomereza mu mashuri yisumbuye. Mu biruhuko barasuranaga, bakabwirana ukuntu ku ishuri byari bimeze, ndetse Kirezi we kuko yari yaratangiye kuba inkumi, akabwira Minani ukuntu abandi bana b'abahungu birirwa bamutereta. Gusa uwo mwana bari bari mu kigero kimwe, nubwo atamwerekaga ko izo nkuru zimubabariza umutima. Rwose byaramubabazaga, kuko nubwo yari ataramubwira ko amukunda, yumvaga yaramukunze. Ntishimiraga kumva ko hari abandi bahungu bakunda iyo nshuti yo mu bwana. Yumvaga bibaye ari bishoboka nta wundi wavugisha umwana mugenzi we, kandi akumva afite ubushobozi yamushyiraho uburinzi ku buryo nta muhungu wazigera amwegera. Bari inshuti izi zidacurana ibiryoshye nubwo byaba biki. Ikibabaje ni uko ubwo bucuti bwaje gukoma mu nkokora n'ikintu batari barigeze batekereza ko kizabaho. Ntabwo aba bana bajyaga batekereza ko hari ikintu kizigera kibatandukanya, kuko n'urupfu bumvaga rutabatinyuka. Bumvaga urupfu narwo rubanje gutekereza no kwita ku bucuti bwabo, rukareba ukuntu buri umwe yishima kuko abona mugenzi we ahari rwagira impuhwe. Ariko se rwo kanyagwa ugira ngo ibyo rwabyitaho? Burya ngo ni byiza ntibibura abo bigiraho ingaruka, kandi rimwe na rimwe zikaba mbi. Mu gace ababyeyi ba Kirezi bari batuyemo haje kugira umushinga wo kubaka ibikorwa remezo byari bifitiye akamaro abaturage muri rusange. Abari batuye kuri uwo musozi rero bahawe ingurane y'ibyabo kugira ngo bo n'ibintu byabo bivanwe aho ngaho. Abari kuva muri ako gace buri wese yari guhitamo ahandi ajya gutura. Ababyeyi ba Kirezi bahisemo kujya gutura kure y'aho bari basanzwe batuye. Ubwo Kirezi yamenyaga ko agiye kwimukana n'ababyeyi be, byaramushenguye kuko atifuzaga kuba ukubiri n'umuhungu yafataga nk'udasanzwe mu buzima bwe.
Minani nawe iyo nkuru incamugongo yaje kumugeraho ayumvise yumva injereri mu matwi ye. Ntiyumvisha ukuntu ababyeyi ba Kirezi bafashe icyemezo cyo kuva aho bakajya kuba ahandi. Yagerageje gusaba ababyeyi be ngo bamwingingire ababyeyi b'uwo mwana bareke kujya kure yaho, ariko ntabwo umutima w'uwo mwana bifuzaga ko uwo akunda muba hafi, wagombaga gusubika gahunda ababyeyi b'uwo akunda bari barafashe. Kirezi amaze kubona ko amaherezo nta yandi ari ugutandukana n'umusore ibikorwa bye byahamyaga ko akunda, yagiye kumusura. Icyo gihe hari mu biruhuko birebire. Yasanze Minani aryamye agaramye munsi y'igiti cya avoka asa n'ureba umusozi wari uri hakurya ye. Yegereye aho yari ari agenda gake gake, maze Minani yumvise intambuko y'umwana amenya uwo ari we atiriwe akebuka. Yahise avugana intimba ati, nzi icyo uje kumbwira. Uwo mwana w'umukobwa yumvise ko uwo musore yamenye ko ari we kandi atamureba, byaramutangaje, ariko binarushaho kumwereka ko agiye gutandukana n'umuntu umuzi kugeza n'aho azi intambuko ye. Kirezi amugezeho yicaye iruhande rwe, ariko undi akomeza kureba hakurya ye. Yasaga naho atifuza kumva icyo uwo mukobwa yari aje kumurebera, kuko yasaga n'ukizi kandi akumva kiri bumutera agahinda. Umwana w'umukobwa nawe ntibyari bimworoheye. Yatangiye gushotora uwo musore amukuraho utwatsi twari turi mu misatsi, anamubwira ati, nubwo bitoroshye ni ngombwa ko bikorwa. mudukundire dusoreze igice cya mbere ahangaha, hanyuma tubasabe kuzabana natwe mu gice cy'ubutaha. Mwakoze cyane, kandi niba utarakora subscribe sigo ubikoze kugira ngo bizakorohere kubona ibindi bice. Wowe wabikoze rero turagushimiye kandi turagusaba gukomeza kubana natwe. Imana ibarinde. Ntabwo nzigera na rimwe nibagirwa kariwe Kirezi cy'umutima wanjye. Ndumva nareka kugenda aho kugusiga mu gahinda. Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru yitwa Nyuma y'ubukwe. Inkuru twizera ko muzayikunda mwebwe abazayikurikira. Hanyuma niba utarakora subscribe bikore rwose. Niba warabikoze, iki nicyo gihe cyo kumva inkuru. Umva twagarukiye ushize, hanyuma uhita ukomeza wumve n'ibyakurikiyeho. Kirezi amugezeho yicaye iruhande rwe, ariko undi akomeza kureba hakurya ye. Yasaga naho atifuza kumva icyo uwo mukobwa yari aje kumurebera, kuko yasaga n'ukizi kandi akumva kiri bumutera agahinda. Umwana w'umukobwa nawe ntibyari bimworoheye. Yatangiye gushotora uwo musore amukuraho utwatsi twari turi mu misatsi, anamubwira ati, nubwo bitoroshye ni ngombwa ko bikorwa. Bamaze akanya buri wese asa n'uwibuka ibihe bagiye bagirana bari kumwe, maze Minani aza kweguka arebana n'uwo mukobwa mu maso. Maze aramubwira ati, kuki ubikoze koko? Amarira yatangiye kwireka mu maso y'uwo mwari bitewe n'agahinda yabonaga uwo musore wendaga kuzuza imyaka 17. Kirezi yabwiye uwo musore ati, nanjye sinjye nshuti, sinjye utifuza guhora hafi y'unyumva kandi agatuma nishima. Sinjye wishimiye kuzamara igihe kinini ntakubona, ariko ntacyo mfite nabihinduraho. Minani yarongeye aryama muri ibyo byatsi, anazunguza umutwe nk'utumva impamvu uwo mukobwa agiye kumusiga. Yaje kugeraho abona ko nawe atari we, ko ahubwo ari umwanzuro ufashwe n'ababyeyi batari bazi ko abo bana basigaye bafitanye ubucuti bukomeye cyane. Minani yageze ahabwira uwo mwana w'inshuti ye ati, nzajya mpora nkutekereza. Aha munsi y'iki giti hazambera urwibutso rwawe. Ninjya ngukumbura nzajya nza mpicare, kuko hazajya hanyibutsa ibihe byiza nagize ndi kumwe nawe. Uwo mukobwa yari ateze amatwi by'uwo musore yamubwiranaga amarangamutima, yumvikanishaga uko umutima wumerewe. Minani yakomeje abwira iryo hogoza rye ati, Kire, ntabwo nigeze ntekereza ko igihe kizagera ukansiga, ku buryo nzajya nza mu biruhuko bikarangira ntakubonye. Najyaga nifuza ko ibiruhuko byagera kugira ngo nze nkurebe, ariko ubu ngiye kujya nifuza ko naguma ku ishuri aho gutaha nzi ko ntari bukubone. Kirezi yari yatangiye kurira.
uwo mwana w'umuhungu rero yaje kumuhoza amubwira ati, ihorere Kirezi gisumbye abandi ubwiza. Nubwo mbabaye sibyo nkwifuriza zuba rya beza, nkwifuriza guhora ususurutse mu mutima, nubwo wanjye uzajya uhora usuherewe. Ntabwo nzigera na rimwe nibagirwa kariwe Kirezi cy'umutima wanjye. ndumva nareka kugenda aho kugusiga mu gahinda. Humura Kire, uko byagenda kose sinifuza ko agahinda kanjye kagera no ku babyeyi bawe. Humura, nzagira mbimenyere, nubwo nyine ntawumenyera kabi. Nzagira umenyere ko nzajya ntaha nkisanga, aho gusanga umwiza w'uburanga ntajorwa. Kire, ngahora biho nshuti y'umutima wanjye. Kirezi yari yarize yahogoye. Yahobereye uwo musore mu cyimbo cyo kumubwira ibyari bimuri ku mutima, kuko yabonaga ntaho yabihera. Uwo munsi kuri abo bana bombi wabaye mugufi kuko bawufataga nk'umunsi wa nyuma babonanye. Nka 10:30 z'igicamunsi, umusore yaherekeje uwo mwana w'inshuti ye, bagenda baganira kandi bari bagezeho basa n'abakiriye ko bagiye gutandukana. Baje gusezeranaho nubwo bitari byoroshye. Ikibabaje nuko kugenda bari bakomeje kurebana. Hari habuze n'umwe watera intambwe imutandukanya n'undi. Gusa baje kuvugana ko bagiye kugenda bakagenda kigongogongo. Bagiye batyo barinda barenga barebana, buri wese akireba undi. Nukuri abo bana nubwo bari batarabwirana ko bakundana, ibikorwa byabo byagaragazaga ko bakundana by'ukuri. Nyuma y'uko ababyeyi ba Kirezi n'umuryango wabo hafi ya wose wimukiye kure y'aho bari batuye, Kirezi yagiranye agahinda kandi na Minani asigarana kandi. Minani yakundaga kuba yicaye munsi ya cya giti cy'avoka, yananirwa akaryama nubwo umusiro wabaga ari ukugoheka. Iyo yabaga aragiye inka za se, wasangaga yigunze cyangwa akaba ari kuririmba uturirimbo duteye agahinda, rimwe na rimwe akadushyiramo izina ry'umukobwa wari waramubujije amahwemo. Kirezi yaragiye abuza amahwemo umwana w'umuhungu, gusa nawe ntabwo yari yorohewe. Nawe nubwo wenda bitabaga bikabije nk'uko uwo musore byabaga bimeze, ariko yajyaga anakumbura inshuti ye. Gusa yaje kugera aho yakira ko batari kumwe, ndetse atangira no guha ikaze inshuti nshya mu buzima bwe. Minani nawe uko iminsi yagendaga ihita, niko nawe n'umutima we bagendaga bakira ko Kirezi atakiri hafi. Aho umuryango wa Kirezi wari wimukiye hari kure. Ababyeyi be nabo bagezeho batangira ubundi buzima, ari nako bunguka izindi nshuti. N'ababyeyi ba Kirezi byagenze bityo, bwa bucuti bw'abo babyeyi bugenda bukendera gake gake, dore ko bwe bwarabagawe n'akarenge kandi ntibyari bikikorohera, dore ko abo babyeyi nta buryo bwo kuvugana hifashishijwe n'ikoranabuhanga byibura bari bafite. Abana babo by'umwihariko Kirezi na Minani nabo bagezeho bakira ibyabaye, bya bindi bita guhindura paje y'ubuzima. Umunsi umwe ubwo Minani yari ari kuri Facebook, yabonye amazina ya Kirezi ndetse n'ifoto ye. Hari hashize nk'imyaka 4 bimutse. Kirezi yari yarabaye inkumi nziza, ateye neza, mbese yarabaye umukobwa mwiza bitagira akagero. Uwo musore rero ntiyari gutindiganya kwaka ubucuti uwo mukobwa. Uwo mukobwa nawe agarutse ku murongo, yabonye hari umuntu wamwatse ubushuti, abona amazina n'amafoto y'uwo muntu atari ubwa mbere abibonye. Yamwemereye ubushuti, maze bahera ubwo batangira kuganira. Uwo munsi bose baryamye bitinze kuko ibiganiro byari byabaryoheye. Bahereye ubwo bongera kunagura bwa bushuti bwabo. Barahamagaranaga bakibukiranya ukuntu kera bahoze ari inshuti, bakumva bifuje gusubiza ibihe inyuma ngo bongere kwisanga buri wese aturanye n'undi. Minani we yumvaga yahita abyaza umusaruro ayo mahirwe yababonye, maze akabwira umwana ko yamukunze akazakura abizi. Ariko ntibyari gushoboka. Bagomba gufatira ibintu aho byari bigeze. Umunsi umwe ubwo barimo baganira ibijyanye n'abakunzi, baboneraho no kubazanya niba nabo baba bafite abakunzi cyangwa ntabo bafite. Minani yabwiye umukobwa ko nta mukunzi afite kandi kaba yumva bitamurimo cyane. Kirezi amubajije impamvu, nuko Minani amubwira ko ari uko afite ibintu byinshi byo kwitaho birimo n'amasomo. Icyo gihe Minani yigaga muri kaminuza.
Kirezi nawe yaje kugerwaho bavuga ko amufite, ko ariko aba abona uwo mukunzi we batazamarana kabiri ngo kuko ari umuntu udashobotse. Minani yabajije Kirezi impamvu atamureka, akaba akomeje kwitwa ko akundana nawe kandi abona ko nta cyerekezo bifite. Undi amubwira ko azabitekerezaho. Haciyeho iminsi Kirezi yahamagaye Minani arira, undi amubajije ikiri kumuriza, amubwira ko ari ibikorwa by'umukunzi we biri kumubabaza. Minani yamubajije ibyo ari byo, maze Kirezi abwira Minani ati urukundo ndabona nta kindi rumaze. Urukundo ndabona nta kindi rumaze kitari ukubabaza abantu. Umuntu uramukunda ukamukunda wenyine, ariko aho kubiha agaciro akakubeshya ko agukunda yarangiza akirirwa asambana n'umuhisi n'umugenzi. Minani ateze amatwi yitonze ikibazo iyo nshuti ye y'umubwana yari ifite, ariko kandi yanga kumubwira ko yakagombye gutandukana nawe niba amubabaza, ngo adakeka ko yabagamije kumutandukanya n'umukunzi we. Nyuma rero yaramubajije ati none se Kire, ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni ukuba aryamana n'abandi? Undi yamubwiye ko nta kindi kitari icyo kandi ko ataryamana nabo atabakunda. Minani yaramubajije ati none se Kire, aho ntiyaba ajya kuryamana nabo bitewe n'uko wenda wowe wanze ko mubikorana? Ese Mina, ko nawe uri umusore, kuko wumva ko ikimenyetso simusiga umukobwa yakoresha kwereka ko agukunda ari uko mwaryamana gusa? Byaterwa n'imitekerereze y'umuntu. Icyo ni ikibazo buri wese ashobora gusubiza bitewe n'icyo akunda. Iki rero numva ko mu gihe mwumvikanye nta kibazo cyaba kibirimo. None se ko n'ubundi bamukundana by'ukuri, amaherezo azaba yo kubana, wamwangira ngo bizagende biti? Kiretse wenda atari bigenewe, cyangwa se wenda ukamutendeka, cyangwa se utizera ko ari we wawe. Mina, sinzi niba ariko n'abandi bakobwa bameze, ariko mubona aganiriye nabo si benshi banezezwa no gusabwa n'umukunzi wabo ko baryamana kandi bataranabana. Nanjye rero ntabwo rwose binshimisha. None se ni uko utajya ubishaka cyangwa ni ikindi kibitera? Ndabikenera kuko nanjye ndi umuntu, ariko kandi banumva igihe kitaragera ku buryo najya muri ibyo. Banumva nzabikora igihe cyageze kandi nkabikorana n'umugabo wanjye gusa. None se Kire, mbwiza ukuri, uri isugi? Mbese nta musore urakurunguruka? Kirezi yabwiye uwo musore ko akiri isugi kandi ko atifuza kuzabutakaza imburagihe. Minani yatunguwe no kumva ko uwo mukobwa akiri isugi, kuko rwose yumvaga ari ibintu bidasanzwe. Bakomeje kujya baganira, bageraho barabonana. Uwo munsi rero bombi bishimiye kongera kubonana nyuma y'imyaka myinshi badahura. Baje kuganira, bongera kwibukiranya bimwe mu byaranze ubuto bwabo. Minani yaje kugera ahabwira uwo mwari ati nkiri muto nagufataga nk'umukunzi wanjye, nubwo ntabyo narigeze nkubwira. Nabiterwaga n'ikigero nari ndimo. Maze gukura nabwo, nubwo ntigeze ngushakisha cyane, ariko nahoraga ngutekereza. Iyo natekerezaga mu bwana bwanjye, sinzi uko byagendaga, kuko hitaguza ku mwanya wa mbere w'ibyaranze ubuzima bwanjye nkiri muto. Gusa Kire, hari ikintu kimwe mpora nkwifuriza. Kirezi yari ateze amatwi uwo musore. Minani yakomeje abwira uwo mukobwa ati mpora nkwifuriza kuzabana umugabo byibura ugukunda kimwe cya kabiri cy'urugo ngukunda, kuko kubona ugukunda nk'uko ngukunda byo mu by'ukuri bitapfa koroha. Abandi bashobora kuba bagukundira ubwiza babona bakoresheje amaso Imana yabahaye, ariko jye ngukunda kuko nkuzi kuva mu bwana bwawe. Gukundira ubwitonzi wakuranye, kandi na n'ubu bukaba ari kimwe mu bikuranga buri wese yabona atari wabaririza abakuzi. Gusa nanone nzi ko ufite umukunzi ugukunda kandi nawe ukaba umukunda. Nubwo bimeze bityo, sinabera kukubwira ko nanjye nagukunze ntarasobanukirwa icyo gukunda ari cyo, kandi n'ubu nkaba ngukunda ubwo nzi igisobanuro cy'urukundo. Rwose wumve ko ngukunda Kire. Icyo kintu ujye ugihoza mu ntekerezo zawe. Kirezi wari umaze akanya atumbira uwo musore kandi amuteze yombi, yaramubwiye ati Mina, nibyo koko ushobora kuba warankunze kandi n'ubu ukaba ukinkunda. Twakoze imiryango yacu ikundana kandi nanjye nawe twarakundanaga,
gusa ikibazo ni uko twaje kugera tukaburana, tukongera kubona bisa naho hajemo kidobya. Gusa nubwo njye nagezeho nkakunda undi, sinigeze nibagirwa umusore nakunze nkatinya kubimubwira. Nanjye narawukunze rwose nubwo ntigeze mbikubwira. Hari igihe navaga ku ishuri nkakubwira bimwe mu byaranze iminsi yo ku ishuri, ndetse nkakubwira ko hari n'abantu bantereta ngo numve byibura ko wambwira ko nkunda, ariko nkategereza ngaheba. Sinigeze mbimenya kuko iyo mbimenya nari kuba naratinyutse nkabikubwira kire. Ariko nubwo ntabikubwiraga nakoreshaga ibimenyetso Mina. Ubu se koko ko buri nyuma ya saa sita nazaga kugusura, kuki utatekerezaga ko ari urukundo rwabaga runzanye? Ndibuka ukuntu rimwe na rimwe wajya unzanira avoka, zimwe zihiye izindi ari imikando. Burya rero birya byose wankoreraga byarushagaho gutuma ngukunda n'ukuri. Ikibazo wenda nuko ntabikubwiraga. Gusa kire, ubu ndi kwibaza niba nzabasha gukunda undi kandi nawe nkigukunda. Ese Mina, Kirezi ko yikije umutima cyane. Byari bibi byose agiye kuvuga ijambo rikomeye. None se nimwadukundira tugacumbikira aha, tukabasaba kuzabana natwe ubutaha, aho tuzumva icyo Kirezi yaragiye kuvuga? Nibyo rwose. Niba utarakanda subscribe, bikore kugira ngo iyi nkuru itazagucika. Iyo ukoze subscribe, iyo dushyizeho inkuru uhita ubona notification cyangwa se ikikumenyesha ko inkuru yageze. Urumva ko rero ari ingenzi. Ngaho rero bikore kugira ngo turusheho kumva iyi nkuru nta n'umucitswe. Mwakoze kandi Imana ibaturindire.